Imana y'amahoro iduhana umugisha. Praise God, ndagushuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndakwegereje uhereye mu migabane y'isi ukurikira Golgotha Temple Ministry. Ngwaye ikaze mu isaha y'umugisha wawe uyu munsi. Uri kumwe na Reverend Moses nkuko bisanzwe. Niba ugeze kuri Golgotha Temple Ministry ukande kuri subscribe kugira ngo ujye urushaho kudukurikira mu buryo bukoroheye. Reka dusengane Imana. Data mu izina rya Yesu, uri Imana y'imbaraga, turagushimiye ubw'ubuntu bwawe bwinshi. Ndagushimiye ubw'umuntu wese ugiye kudukurikira. Ndagushimiye mubyeyi mwiza, unyemerere mbure ugaragare muri byose. Wiheshe icyubahiro kubw'umuntu ugiye kudukurikira mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Reka ngweshe umugisha w'uyu munsi nkuko bisanzwe. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be uti uku abariko mujya muhesha Abisirayeli umugisha muti, Uwiteka aguhe umugisha kurinde. Haleluya. Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro. Ngwesheje umugisha w'uyu munsi mu butware mpabwa n'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Reka dukomezanye n'umugisha w'uyu munsi kugira ngo urusheho kugubwa neza kubw'umugambi mwiza Imana ifite ku buzima bwawe. Turawukomereza umugisha w'uyu munsi muri Zaburi ya 31. Urasoma umurongo wa 8 n'uwa 9. Nzajya nezerwa nishimira imbabazi zawe, kuko warebye amakuba yanjye n'ibyago byanjye. Wamenye imibabaro y'umutima wanjye, kandi utankingiraniye gufatwa n'amaboko y'umwanzi. Washyize ibirenge byanjye ahantu hagari. Amina. Umugisha w'uyu munsi ku buzima bwawe. Uyu ni umugaragu w'Imana Dawidi, umugabo wagiye unyura mu bintu bikomeye cyane. Arangije andika igitabo cya Zaburi kugira ngo nawe urushe ko kugihagararamo ubone ukuboko kw'Imana. Najya nkubwire ngo Dawidi yabonye ukuboko kw'Imana mu bihe binyuranye. Ahangaha Dawidi yibutse neza y'Imana, arangije afata umwanya arayibwira ngo nzajya nezerwa nishimira imbabazi zawe, ngo kuko warebye amakuba yanjye n'ibyago byanjye, wamenye imibabaro y'umutima wanjye. Reka nkubwire inshuti yanjye, biragatsindwa kwibagirwa Uwiteka, biragatsindwa kwibagirwa uburyo Imana yakurengeye, biragatsindwa kwibagirwa uburyo Imana yabanye nawe muri bya bihe. Mwana w'umuntu akunze kwibagirwa, mwana w'umuntu akunze guhikina agaciro igihe abona akigikeneye, ariko yamara kukibona akibagirwa ko cyagiye yagishakaga yari yagihaye agaciro. Birakwiriye yuko kwa kundi ikintu uba wumva gikomeye kandi ugishaka ugikeneye, topile sideko, ni ngombwa yuko n'igihe wakibonye ndetse ukaba warabonye n'ibirenze cya kindi washakaga, ubwo mu yandi magambo bateye imbere mu rundi rwego, icyari kiguhangayikishije kiba warakibonye. Ni ukuvuga ngo icyo kiba cyaraguhangayikishije ntubu ukigikeneye, ndetse warageze ku bindi wenda bikirenze. Ariko birakwiriye ko ugomba gusubiza amaso inyuma ukibuka kwa kundi wari uhangaritse. Mu yandi magambo birakwiye ko ugomba gusubira inyuma ukibuka inzira wanyuzemo kugira ngo ubashe kuba ukibashije kunyumva. Topile sideko. Dawidi rero yarazirikanye. Dawidi yari umugabo uzirikana. Dawidi yari umugabo uzirikana. Muri iri jambo Imana iguhaye, cyangwa se muri umugisha w'uyu munsi Imana iguhaye, ije kukwibutsa kwibuka. Imana ije kukwibutsa ngo wibuke urugendo wanyuzemo. Ngira ngo nkubwire ngo akenshi wabitse urugendo wanyuzemo bituma ubasha kuzirikana ineza y'Imana, ndetse ukanabona ko Imana ishoboye. Akenshi abantu batera intambwe, bamara gutera intambwe, kuko buri ntambwe yose ugezemo umuntu wese ahora yifuza guhora ajya imbere. Hari igihe rero intambwe wagezemo uba wumva nayo itari kwemera, kuko hari ibindi byinshi uri kwifuza imbere, ukumva Imana idahari, ukumva bidashoboka. Nyamara ari kwisubiza amaso inyuma ugasanga hari n'ibyo ukibuka ibyari bikugoye wumva ko utabona ariko ubufite.
icyo gihe wakagombye guhagarara aho ngaho ugasubiza amaso inyuma. Aho ngaho niho uhabwa imbaraga zikwereka ko n'urwo rwego ugezemo ubasha kugera mu rundi rwego. Dawidi rero aha ngaha hari urwego yaragezemo, ariko nubwo yarahagaze muri uru rwego yibutse iminsi ya kera, yibuka inzira yanyuzemo, arangije aravuga ati nzajya nezerwa nishimira imbabazi zawe kuko warebye amakuba yanjye n'ibyago byanjye. Dawidi aha ngaha yashimiraga Imana, ayishimira ibihe banyuranyemo, yashimiraga Imana iminsi batambukanyemo. Dawidi aha ngaha yibukaga ibyago yagiye anyuramo n'intambara zikomeye yagiye anyura mu minsi yatambutse. Arangije areba mu gihe yarahagazemo, yabyibutse Imana, arayibwira ngo nzajya nezerwa nishimira imbabazi zawe, ngo kuko warebye amakuba yanjye n'ibyago byanjye. Aha Dawidi yibutsaga Imana ibyatambutse, amakuba yararanyuzemo, imibabaro. Haleluya! ngo umutima we wari ufite. Dawidi agira umutima uzirikana. Ese nshuti yanjye uri kunyumva, muri uyu mugisha w'uyu munsi Imana irashaka ko uzirikana ibihe wanyuzemo. Hari ibyo wanyuzemo ukiri mutoya, hari ibyo wanyuzemo mu myaka yatambutse, hari ibyo ugiye unyuragamo mu minsi inyuranye bigoranye mu bundi buryo, ariko ubu ngubu ntukibona ko bikigoranye kuko ibyo wamaze kubirenga. Ayiwe, nyamara hari muri cya gihe utarabirenga byari bigoye, byari bikomeye, ariko uyu munsi warabyibagiwe. Reka nkubwire, Imana irashaka ko wibuka, kubera ko mu kwibuka kwawe niho ubonera imbaraga z'Imana, ukabona ko n'ibyo biri imbere bitewe n'urwego ugezemo nabyo ubasha kubitambukamo. Haleluya! Dawidi nawe mavuta yahagazemo, ageze ku murongo wa 9 aravuga ngo kandi ngo ntiwakingiraniye gufatwa n'amaboko y'umwanzi, ngo kandi utankingiraniye gufatwa n'amaboko y'umwanzi, ngo washyize ibirenge byanjye ahantu hagutse. Dawidi Imana yari yagiye imurengera, imurinda uko umwanzi avugiriza impundu kunesha. Nawe hari igihe cyinshi umwanzi yaguteguriye ibintu runaka, inzandiko runaka, bimwe uzirota mu nzozi, bimwe ubona byagusumiriye, rimwe umwanzi agerageza kugufata ariko Imana igukura mu maboko ye. Dawidi ahayibukaga ineza y'Imana, uburyo umwanzi watavugiriza impundu kunesha. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo wanyuze mu bikomeye ariko ukaba ugihumeka, umwanzi ntiyashaka n'ubu ugihumeka, we yashaka gutsembaho burundu. Nta na rimwe umwanzi aba yifuza ko ari nakuka na gake wasigarana. Umwanzi aba yifuza ko watsembwaho burundu, ariko ntago watsembweho burundu. Imana yacingiranye imiryango umwanzi yagombaga kunyuramo, ikurinda gufatwa n'umwanzi. Imana yakurinze gufatwa n'amaboko y'umwanzi ngo akubyine hejuru, ngo arangize ubuzima bwawe. None uracyahumeka. Dawidi aravuga ngo washyize ibirenge byanjye ahantu hagari, ubu uridegembya opile sideko, urimo uridegembya, ariko umwanzi yashaka kukubohera hamwe. Umwanzi yashaka kuba utagihumeka, umwanzi yashaka ko ibyo birenge byawe biba byaragiye ikuzimu byarabuze, ariko uracyahumeka. Ndagira ngo nkwibutse ko Imana ariyo gushimwa. Ndagira ngo nkwibutse yuko Imana ariyo gushimwa mu bihe byose. Ndagira ngo nkwibutse yuko kuzirikana ineza y'Imana mu bihe byatambutse, ukibuka ko wita gatoya Imana yakoze muri cya gihe. Nongere nkwibutse yuko muri cya gihe ntago kari gatoya, kari kanini. Urakabona ko ari gatoya kuko ari ibihe wanyuzemo cyangwa se wakarenze. Nyamara ukwiye kwibuka kuko Imana yo cya gihe igakora ku bwawe yari ikoze ikintu kinini, kuko wari wanakivunikiye, wanabonaga ko kitanashoboka, nacyo yaragikoze. Haleluya! Niyo mpamvu rero Imana birashoboka ko yaragupimye. Iyo Imana ibonye utazirikana, utibuka, nabwo ibikubonamo ikibazo. Ikibazo kikurekure mu izina rya Yesu Kristo. Ugira umutima uzirikana. Zaburi ya 30 umurongo wa 6 niho ngiye gusoreza umugisha wawe w'uyu munsi. Naho ni Dawidi umugabo wagiye ubona Imana. Opile sideko. Nawe Imana irakumanukiye muri iri jambo, ineza y'Imana irakumanukiye muri iri jambo. Zaburi 36 kuko uburakari bwari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo.
ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Reka nkubwire ngo ushobora kuba unyumvishije uri murira, ariko reka nkubwire ngo Imana iracyahoza abantu amarira, Imana iracyahindura ibihe, Imana iracyahindura amateka. Birashoboka ko warayurira, ariko muri iki gitondo ugaseka. Ndakwinginze wizerere muri iri jambo ry'Imana, wizerere muri message Imana impaye ku buzima bwawe. Nkubwira ngo nubwo uyu munsi waba uri kurira, iri jambo ry'Imana rimanutse, uyu mugisha w'uyu munsi Imana iguhaye waguhindura amateka, igitondo cy'ejo kikakubera umunezero. Ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo umuntu akavuza impundu. Iri jambo ry'Imana nuryizereramo, uyu mugisha w'uyu munsi nuwizereramo, urabona ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe. Ubwire ngo Imana iracyahindura amarira, ikayahinduramo amarira y'ibyishimo. Imana iracyafata ijoro ikarihinduramo igitondo. Nawe uri mu ijoro, humura, hanga amaso Uwiteka, birashoboka ko ejo byakubera igitondo. Urakoze Data, ni mu izina ryiza rya Yesu Kristo. Urakoze kubw'umuntu wese mpesheje umugisha w'uyu munsi. Data nyiribihe, ndakwinginze uyu muntu uri kurira, uyu muntu Data nyiringa Imana bikomereye, ndabyiringiye neza ko uyu muntu uri mu gicuku, igitondo cye wagishyiraho mu gitondo, impundu zikavuga ku buzima bwe. Nsengeye umuntu wibagiwe aho wamukuye, wibagiwe amarira yariraga, none ubu ngubu akaba yaragukuye mu mutima we, ngo umugarurire gutekereza, umugarurire uwo mugisha muri we, yibuke ineza yawe Mwami, kugira ngo arusheho kukubona.